gushinga sosiyete nibyo tugiye kugarukaho kuri uyu munsi kugira ngo bantu mujya gushinga za sosiyete. Hari abavuga ngo byoroha kuzishinga bikagorana kuzifunga. Mutazagira mutya ugasanga utazi ukuntu ibintu biba byaragenze kugira ngo ubashe kugira gute gushinga ya sosiyete yawe. Hanyuma rero hari abantu benshi bibaza uko bashinga sosiyete. Hari abantu benshi bibaza iki kibazo. Nagira ngo uyu munsi wowe udukurikiye umenye neza ko nta jambo na rimwe rikwiye kugucika muri iki kiganiro, kubera ko ibyo tugiye kuba tuvuga hano byose nk'uko n'ubundi bisanzwe ni ingirakamaro, ariko ibi ngibi byo ku mucuruzi ushaka kubikora mu buryo bwemewe n'amategeko, ahangaha niho ruzingiye. Nkaba rero nagira ngo nkumenyeshe ko sosiyete mbere na mbere tugiye kubanza twibaza ngo ubundi isosiyete ni iki? Isosiyete ni urwego rufite ubuzima gatozi rugizwe n'umuntu umwe cyangwa benshi bishyize hamwe mu gikorwa cy'ubucuruzi. Ijambo ririmo bari abantu bari bwumve neza ubuzima gatozi. Ubuzima gatozi harimo ijambo ry'ubuzima, hakazamo n'irindi jambo ryitwa gatozi. Ubuzima gatozi. Iyo sosiyete niba ifite ubuzima gatozi ni ukuvuga ko ifite uburyozwe. Ibyo yakora ntabwo bibazwa mu by'ukuri ku buryo bw'ako kanya, ntabwo bihita bigira ingaruka ku mukozi w'iyo sosiyete, ku muntu ufitemo imigabane cyangwa se ku bayishinze, kuko yo ubwayo ifite ubuzima gatozi. Icyo tuvuga ngo ni persone morale iri hariya, nubwo atari isosiyete ntabwo yikoraho, ntabwo ari ikintu gifatika, niyo mpamvu tuvuga ko ari persone morale, ariko ifite uburyozwe. Ni ikigo gifite ubuzima gatozi, kibazwa ibyo cyakoze, byiza cyangwa bibi, amakosa cyakora, ibyiza cyakora. Icyo kigo nicyo kibazwa mu rukiko iyo bagiye kurega, barega isosiyete. Wenda bakongera ngo mu izina ry'uwihagarariye, ariko barega isosiyete. Iyo ureze uwukeka ko yayishinze, bakubwira ko wareze utagomba kurega, kuko isosiyete ugira amasezerano, wagiranye amasezerano na sosiyete, hasinya uyihagarariye. Umukozi uri wihagarariye ni umukozi wayo, ntabwo ari we witwa iyo sosiyete. Ni ukuvuga ngo rero abantu bashinga amasosiyete, icyo bari bwumva ahangaha ni ukumva ko gushinga sosiyete ni byiza, ariko turaza kureba wenda n'amategeko, ubwoko bwayo uko bigenda, kugira ngo ntibumve koko iyo washinze sosiyete igomba gukora ibyo yishakiye n'igihe ishakiye. Zifite amategeko azigenga, n'abazikorera n'abazishinga bafite amategeko agomba kubagenga kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza. Amasosiyete tuyasangamo ubwoko bune. Hari isosiyete ifite uburyozwe bugarukira ku migabane. Uburyozwe ndagira ngo abantu baze turaza kubusobanura mu kanya. Isosiyete ifite uburyozwe bugarukira ku ngwate, isosiyete ishingiye ku buryozwe bugarukira ku migabane no ku ngwate, isosiyete ifite uburyozwe busesuye. Nibyo tugiye gusobanurira abantu rero. Isosiyete ifite uburyozwe bugarukira ku migabane cyangwa ishingiye ku migabane n'ingwate ishobora guhamagarira rubanda kuyishoramo imigabane cyangwa kutabikora. Ntabwo amasosiyete yose acuruza imigabane ku isoko, nabyo tuzabegeraho. Iby'imigabane abantu babyumva kuri radio ku isoko ry'imari n'imigabane, ariko ibyo ngibyo bikorwa n'isosiyete ifite uburyozwe bushingiye ku migabane cyangwa ishingiye ku migabane n'ingwate. Ishobora guhamagarira rubanda kuyishoramo imigabane cyangwa kutabikora, cyangwa se kuguramo imigabane. Ariko isosiyete ifite uburyozwe bugarukira ku ngwate byonyine cyangwa ifite uburyozwe busesuye ntishobora guhamagarira rubanda kuyiguramo imigabane. Reka dusobanure noneho aya masosiyete abantu bumva yariyo. Isosiyete ishingiye ku buryozwe bugarukira ku ngwate. Uburyozwe barumvamo ijambo kuryoza. Amakosa yakorwa na sosiyete, amakosa yakorwa mu kigo cy'ubucuruzi agira ingaruka, aryozwa ikigo. Niyo mbahaye urugero,
iyo ufite ikigo cy'ubucuruzi ntiwishyure imisoro neza, uteza cyamunara ibikoresho by'icyo kigo, amazu yacyo, imitungo y'icyo kigo niyo ifatirwa. Ntabwo bihutira kujya kureba umukozi w'icyo kigo ngo nawe ngo naze ngo dore wakoraga hano, keretse iyo bigaragara ko hari uruhare rufatika yabigizemo gushaka wenda kugira ibyo anyereza, ariko nabwo abibazwa n'uwamuhaye akazi muri iyo sosiyete. Uburyozwe tuvuga mu rwego rw'amategeko rero ni ukuvuga ngo sosiyete niba hari ibyo itubahirije mu mategeko atuma ijyaho, niba bakubwira ngo kugira ngo ushunge sosiyete urasabwa ibi n'ibi n'ibi n'ibi, uzadekarara igihe iki n'iki, uzatanga imisoro iki gihe, uzasora kuri aya majanisha ya n'aya, ntubikore, sosiyete bifatwa ko ari sosiyete yabyishe, icyo gihe sosiyete izabibazwa. Niyo mpamvu iyo tutishyuye hano abari kutwumva bari mu mabutike yabo, muzajya kubona mubone abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro, basigaye haza abo muri ngari, akazana agakubita urupapuro ku rugi ati iyi nzira afunzwe kubera ko itishyuye ibi n'ibi n'ibi. Urumva ko ni ubucuruzi bwawe buhagaritswe, ntabwo baza gufunga iwawe mu rugo, cyangwa se wowe urahaguruka ukabyirukanka kugira ngo bongere bagukingurire. Urumva ko ari sosiyete bahagaritse, ntabwo ari wowe. Aho rero isosiyete ishingiye ku buryozwe bugarukira ku ngwate, iyo sosiyete yemera ko uburyozwe bw'abayigize bungana n'amafaranga biyemeje kwishyura haramutse habaye iseswa. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bashinze isosiyete, buriya gusesa isosiyete nabwo ntabwo ari ibintu bipfa koroha. Abantu barabizi iyo umuntu ashaka gusubiza tini namba, niba hari ikintu cyoroshye ni ukubona inimero, iriya nimero kwiyandikisha mu bucuruzi mu Rwanda. Wabikora kuri interineti, ushobora kujya kuri interineti ukajya ku rubuga rw'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB, mu masaha atageze kuri 2 uba wabonye icyemezo ko uri umucuruzi wemewe mu Rwanda. Ariko ukamenya ko ako kanya wahise uba n'umusoreshwa. Hari abantu bafungura sosiyete yabona adakora akicecekera, noneho igihe ashakiye kujya gukora yagira bati ufite umwenda, ati wiki. Iyo wafunguye sosiyete ugomba kwishyura ipatante, amahoro y'isuku, umusoro ku nyungu, cyangwa se ukadekarara kudakora, utabikora amande ajyamo ku buryo bwihuse. Wazajya kugira bati ufite umwenda ugatangira ukababara. Ni ukuvuga ngo gufungura sosiyete biroroshye, utayikoresha nabwo ariko uba wayifunguye. Ugomba rero gukurikiza amategeko abigenga. Iyo sosiyete rero ishingiye ku buryozwe bugarukira ku ngwate, ni ukuvuga ngo abantu iyo bashinze isosiyete iyi ngiyi iyo baricara bavuga bati dutanze ingwate, barabyandikisha mu kigo gishinzwe kwandika amasosiyete. Izi ngwate nituramuka, iyi sosiyete niramuka igize ibibazo, igize abo yambura cyangwa se bibaye ngombwa ko iseswa, izi ngwate twatanze niramuka igize ibibazo iteza, izi ngwate nizo zizafatwamo ubwishyu. Bivuze ngo ntabwo ushobora kugenda, twaza tuvuga ko udashobora kugenda ngo urebe umuntu ngo nuko afite imigabane muri sosiyete gutya gusa ngo uhite ugenda ujye gufatira ibintu bye. Biterwa n'amasezerano y'iyo sosiyete uko mwayifunguye. Iyi ngiyi rero ni uburyoze bugarukira ku ngwate. Ni ukuvuga ngo hari ibyo leta ibasaba mugomba kubanza gutanga. Mwamara kubitanga, dufate urugero abashinga nk'amasosiyete y'ubwishingizi, hari amafaranga babategeka kubanza kwishyura muri banki nkuru y'igihugu, kugira ngo nuramuka, ndiwe ntanga urugero rw'ingwate abantu bagomba gutanga rimwe na rimwe, nuramuka mushobora kugira ibintu byinshi mwishyura, noneho ugasanga mubuze icyo mwishyura. Ni mubura icyo mwishyura rero, ni sosiyete nayo igiye bigaragara ko iri hafi igeze ku musozi igiye kurindimuka, za ngwate mwatanze nizo zishyura bya bibazo byanyu, bya bibazo ya sosiyete yanyu yateje, kubera ko nta kindi kintu ibisigaranye mu by'ukuri, ko twabonye ko ari mu gihe cy'iseswa ryayo. Noneho isosiyete ifite uburyozwe bugarukira ku migabane, mujya mubona twanditse ngo ijambo rya kampani yawe heraho akantu ngo LTD, limited.
ni ukuvuga ngo limited by shares, imigabane mwashizemo niyo irebwaho. Ni ukuvuga ngo umutungo w'iyo sosiyete niwo wonyine urebwaho. Bakabisobanura bavuga ngo ni sosiyete yemera ko uburyozwe bw'abayifitemo imigabane bungana n'amafaranga bemeye kwishyura imigabane yabo, haba ayamaze kwishyurwa cyangwa se atarishyurwa. Ni ukuvuga ngo twaricaye iyo tugiye gufunguza ikigo, hari abantu babwira ngo imigabane yanyu, ababikora abajya abafunguza ku rwego rw'ikigo cy'iterambere, hari aho mushyira imigabane yanyu. Iyo migabane yanyu rero mukavugaragaza uyafitemo iyi ngiyi, uyafitemo iyi ngiyi, uyafitemo iyi ngiyi. Turavuga muti sosiyete yacu ifite imigabane ingana yose hamwe na miliyoni, dufate nkeya, dufate miliyoni 100. Izo miliyoni 100 rero bashobora kuza kureba ya sosiyete yanyu yagize ibibazo, bagombye kuzabonamo za miliyoni 100 n'ibigomba kwishyura ibintu bigeze kuri miliyoni 100, kandi bagasanga izo miliyoni 100 ntazo mwigeze mutangamo, arizo mwandikishije. Murasabwa kuzitanga kuko ni mwatanze, niyo migabane yanyu. Nicyo badusobanurira rero, waba mwarayatanze cyangwa se mutarayatanga, ariko hari imigabane iyo sosiyete mwamaze kwandikisha. Iyo migabane rero uburyozwe buzagarukira kuri ya migabane uko yakabaye, uko mwayanditse. Ibirenze aho ngaho nta bundi bushobozi buzaba buhari kuri iyo sosiyete, no kwihangana. Abantu babyumve neza ibyo bintu, abantu babyumve neza. Umuntu aragenda akandikisha ibintu, bakamubaza ngo igishoro cya kampani yawe nangahe? miliyoni 50. Ni imigabane ya kampani yawe, kahita ukubitaho miliyoni 50. Ubwo bishatse kuvuga ko uburyozwe ni miliyoni 50. Ni miliyoni 50. Icyo gihe uzasabwa, haramutse havutse ikibazo, mbere yo kugira ngo sosiyete yawe ikiranuke washinze cyangwa yanyu mwashinze, izo miliyoni zigomba kubanza zikaboneka. Icyo gihe batazibonye muri sosiyete, abayishinze nabo bazabasanga iwabo. Hari abantu bemeye ko bagomba gutanga ayo mafaranga. Ubwo rero abo bantu rero niyo mpamvu ikiganiro bagomba kuzuza iyo migabane. Kuki batayujuje? Yego, ngira ngo birumvikana. Niba waremeye izo ko isosiyete yanyu ifite ako gaciro, baza kureba agaciro bagasanga nta kigeze kabaho, byagenze gute? Kandi mukaba mwariyemeje kujya mu bintu noneho by'amasosiyete afite agaciro kangana gutyo. Icyo ngicyo nicyo abantu bagomba kumva neza. Iyo ugiye gufungura isosiyete ugomba kwitwararika ikintu kijyanye n'amategeko. Isosiyete rero ishingiye ku buryozwe bugarukira ku migabane, abantu bagomba kucyitwararika. Nimukora icyo bita surevaluation, mukazamura agaciro k'isosiyete yanyu bitavamo, nabyo muzabyishyura igihe bizaba bigeze ku buryozwe. Ariko icyo leta idushishikariza kenshi ni ukugira izi limited companies, limited by shares. Bituma kenshi uburyozwe butatugiraho ingaruka twebwe, ahubwo bikagumana isosiyete twashinze. Noneho indi sosiyete dufite isosiyete y'ubucuruzi, cyangwa se iyo bita corporation. Ni isosiyete igamije ubucuruzi cyangwa undi muryango ugamije ubucuruzi wose ushingiwe mu Rwanda, hanze yarwo, cyangwa se isosiyete y'ubucuruzi igendera ku mategeko y'amahanga. Ni ukuvuga ngo iyi sosiyete y'ubucuruzi, hari amasosiyete aba ari agomba usanga ameze nk'aho ari sosiyete iri lokali, ni ngo yibera hano imbere mu gihugu gusa. Hari n'isosiyete corporation usanga ari ifata ahantu henshi mu bihugu byinshi, ugasanga buri gihugu ikoreramo kandi bigomba kugendera ku mategeko y'aho hantu igeze. Ni isosiyete igamije ubucuruzi cyangwa undi muryango ugamije ubucuruzi wose ushingiwe mu Rwanda, hanze yarwo, cyangwa sosiyete y'ubucuruzi igendera ku mategeko y'amahanga, uretse isosiyete yashyizweho n'itegeko. Ni ukuvuga ngo iyi nayo itegeko rijya kuyishyiraho uzasanga mu igazeti. Dufate urugero, itegeko ikigo cya leta, buriya hari ibigo biba ari ibya leta, uburyozwe bwabyo
udashobora gusanga hari abanyamigabane runaka barimo, ahubwo ugasanga hari itegeko rivuga ngo iyi sosiyete iratangiye izakora gutya gutya, uburyozwe bwayo mu by'ukuri udashobora kuvuga ngo hari abanyamigabane barimo se, ntabo. Hari ingwate iyo sosiyete yatanze se, yashyizweho n'itegeko. Ntabwo bayibwiye ngo zana ingwate kugira ngo ubeho, zana abanyamigabane kugira ngo ubeho. N'iryo tegeko riba riyigenga ryonyine, ni naryo riba rishobora kuyikuraho. Uyu umaze kumenya isosiyete wahisemo muri ziriya, ni ukwandikisha sosiyete yawe. Kwandikisha isosiyete tuyandikisha mu biro by'umwanditsi mukuru mu by'ubucuruzi n'itegeko,